Ndabasuhuje cyane muri aka kanya ngiye kubereka ukuntu turi buze kugurisha Dr. X zacu ubwo ziba zamaze kujya ku isoko harabura amasaha nk'abiri n'iminota 45. Hari abantu bakunze kuguhamagara uri kwicururiza bagatuma netiwake zanga bakaba baguhombya amadolari menshi cyane, niyo mpamvu tugomba kwicara ibintu twabiteguye kuruta uko turi buze guhamagarana usanga utesha umuntu igihe kandi ibintu wakabaye wabiteguye kare. Mbere na mbere kugira ngo urebe ko koini zawe zakugezeho hano muri Get.io, urebera hano hasi handitse asset, aha ngaha nciye akaziga ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda uhita uzamo hano hejuru handitse spot, aha ngaha muri spot iyo uhakanze rero uhita ubona balance ya Dr. X ufite. Ngira ngo ibyo biragaragara ko ziriho. Noneho sasa reka ngaruke kuri home. Ubu ngiye kukwereka uko uri buze kugurisha Dr. X zawe mu gihe wamaze kubona ko ziriho. Iyo wamaze kubona ko ziriho rero ukaba witeguye kuzigurisha, ibyo nkora nawe ubikore, uranyura hano kuri trade. Aha ngaha kuri trade nusoza urazamo hano hejuru urabona ko harimo Bitcoin USDT, wowe urakanda kwa aka kantu kameze nka triangle gacuritse ugakoreho gutya, nurangiza uhita uza hano mwaka kantu ka search usacinge Dr. X, ni ukwandikamo DRX. Numara kwandikamo DRX Dr. X irahita igaragara, ngira ngo urayibona hano nk'uko nababwiye nisigaje amasaha 2 n'iminota 38 uhereye iki gihe ndi gukora video, urahita uyikandaho. Nuyikandaho Bitcoin ngira ngo urabona ko ivuyemo hazamo Dr. X na USDT. Numara kubikora gutya rero uraba witeguye kuri bucuruze. Ikindi kintu uhita ukora iyo umaze gukora ibi ngibi kugira ngo ube tayari neza, uraza hano handitse limit ugakanda kwa aka kantu ugashyiramo market kugira ngo uze kuzigurisha neza, uhitamo market. Ngira ngo ibyo ngibyo iyo umaze kubikora gutyo rero igisigaye ni uko ibiri buze kujya ku isoko uhita ubona babikubwira. Wowe iyo ugiye kugurisha uhita uza ukajya hano kuri seri, kubera yuko ugiye kugurisha ukahakanda gutya. Iyo umaze kuhakanda ushaka kuzigurisha zose, ngira ngo nk'ubu urabona ko ngiye zimwe mfite zihise zizaho, dore balance ihise iza hano. Bahita bakwereka nuzigurisha bakanakwereka n'amadolari uri bukuremo, hano barayakwereka. Ubwo rero iyo ubishaka hano ushyiramo ingano y'izo ushaka, cyangwa washaka kuzigurisha zose ufata kwa aka kaziga ugakurura ukageza hano. Ni urugero iyo ugakuruye ukageza hano ubwo ni 100% uba wemeye ko izo ufite zose ugiye kuzigurisha. Ubwo rero nta kindi iyo umaze gukora bino uhita ukora kuri seri, ariko ntukore kuri seri igihe itarajya ku isoko hakibura ariya masaha yose. Sawa rero ni uko nguko muri buze kuyigurisha, ntugire ngo hari ikindi, ntuze kumpamagara. Ibi ngibi ni ibi rwose, ngira ngo ikirenze video sinzi ubwo ikiba ari cyo, ntacyo. Mu gihe umuntu yakweretse video ni uko mba ndi kubikora, ubwo kereka ari ikibazo cya telefone yawe cyangwa ikindi kibazo kiri tekiniko, ariko dore ni uku nguku. Nuza gukanda hano urahita ugurisha ubona amadolari, barahita bakwereka ko ubu uri buze kugurisha zino coin, bakakwereka hano amadolari ubona, ugahita ugurisha. Wazigurisha zose cyangwa se washaka ukagurisha nkeya uko ubishaka. Sawa rero ubwo ni uko nguko turi kumwe.